reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana isanyukirwe ubuzima kuri Iris Rwanda ndetse no kuri PGO official. Yes, turi ku rukiko rw'ibanze rwa Musanze, ingoro y'ubutabera ya Musanze, cyangwa se mu yandi magambo Court House of Musanze, Palais de Justice de Musanze. Yes, ni isomerwa rya Mugiraneza Mugisha Samuel, Bishop w'Abangirikani diocese yashyira urukiko rwanzuye ikirero. Bivuge kagiye ditaca kwakiriye. Murakoze cyane. Urukiko rwanzuye ko Bishop Mugiraneza tutaragera aho ngaho. Urukiko rwanzuye. Icyizere cyari cyinshi kuva saa 9 twahageze saa 8 n'igice dutegereje ko tubona Samuel ariko ntigezaza. Yego. Nabyo twabimenye bitunguranye. Ariko ngo birashoboka yuko bashobora kugusomera udahari. Ukabibona muki muri system. Niko bimeze. Ubu sesari yari yuzuye abantu bangana giki mbere uko twinjira mu muco urukiko rwanzuye. Already abantu bari benshi ariko batari benshi cyane kuko nka sare basomeyemo uru rubanza nabwo ubwayo ntabwo yari yuzuye. Ariko kureba intebe za haburaga nk'egi ngo yuzuye. Yes, haburaga nkeya. Bivuze ko ni urubanza rwakurikiranwe cyane kuko guhera ku ntangiriro ntabwo nari impari. Ariko ibyo nabonye byanyeretse ko rwakurikiranwe cyane. Uyu munsi nabwo kuba abantu bongeye kugaruka kandi amakuru mfite nuko bagiye baturuka kure aba hafi ntabahari. Yes. Mbonyemo abapasiteri bagiye bambaye mantu za turatuntu two mu ijosi batwita ntabwo mbonyemo umugore wa Mugisha n'abandi bantu bagiye batandukanye b'abayobozi uretse ko ubushize nka Rucana aje kubikurikirana ariko ntihabonetse abametri uko ari batatu bose mbabonyemo. Yego, urubanza rero cyangwa se isomwa ry'ingurane n'ifungurwa twinjire mu rukiko muhagaze. Binjiyemo saa 9:06. Ati reka basome iby'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza byanzuye. Bimwe muri ibyo bwashingiyeho kugira ngo bamwohereze twagiye tubinyure. Banabinyurizemo byinshi, reka tuteye kunyura kuko rwose abantu barabisomye yaba kuri Iris na hano nabinyuzemo ibyo yaregwaga. Wenda imyanzuro y'urukiko yose ntabwo nayigarutseho njyewe, ariko n'ubundi icyo yaregwaga ni itonesha, kwigwizaho umutungo, gukoresha umutungo mu nyungu ze bwite. Kiriya kindi ari n'ikindi harimo itonesha, gutonesha abakozi akabereza akazi akabasha mu nshingano, harimo n'umupasiteri utarize. Yes, bidakwiye. N'isoko ry'amagi yihaye. Nyamara ngo urukiko ntabwo nari mbizi. Urukiko burya ngo mu rukiko havugiweho ko ririya soko ryari risanzwe rya diocese. Nukuvuga ngo diocese yari isanzwe igemura ayo magi. Arangije ngaryambura diocese araryiha. Imodoka nayo yariye ngo niwe muri 2020 tariki 3 z'ukwa kabiri yayoboye inama ishyiraho komite y'isoko. Iyo komite ngo niwe wari uyoboye kandi akaba n'umuyobozi wayo mukuru. Arangije ngo ibyo yakoraga byose bivuze ngo yabikoraga mu nyungu ze. Akose kandi nanone nkibaza akakana kandi akavuga ko imodoka ye nubwo yagiye muri kariya kazi ngo ntabwo ari we wabigennye. Oya, tugaruke kuri iki kintu. Bishop niba hari komite genzura mikorere y'isoko, niwe wenyine wakaba yabazwa iki kintu kandi hariho na komite isitukamo mu nteke iki kintu cyakabajwe komite yose. Oya, no kuvuga ngo niba harezwe umuntu bagasanga hari ibimenyetso bimufata. Icya kabiri niwe wari umuyobozi mukuru, niwe wafataga ibyo kuko mu byo bagiye basoma bavugaga ko niwe wagiye ufata ibyemezo nta wagishije inama ko bagisomyemo mu rukiko. Ya komite ikaba yari imaze iki? Ariko umuntu ashobora gushyiraho agakingirizo. Kuki komite atariyo yagiye kurega? Komite akaba ariyo yagombaga kurega. Niyo mpamvu bavuze ngo itegeko ryo mu Rwanda risumba ayandi. Umuntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ikirego igihe yabonye ko ari amakosa yakoze cyangwa ari icyaha cyakozwe. Ubwo birahita biza no gukuraho urujijo rw'aba bandi bavuga ngo kuki abareze hatakurikijwe kanoni z'itorero. Kuko kanoni z'itorero zivuga ngo umuntu ugomba kurega musenyeri ni uko byibura ari abapasiteri 3, hari abarayike 2 n'abandi bantu ntagiye sobanukirwa kubera ko ntabwo ndumva inararibonye mu byangirikani. Niho itegeko rya Zeri rivuga ko rero n'itegeko rya Zeri rivuga ko nibyo
ni itegeko ryaziye rivuga ko umuntu wese yemerewe gutanga ikirego kandi urukiko rukagikurikira. Twinjiye ku ngingo zimwe mu zo urukiko rukuru rw'ibanze rwa Muhoza zishingiyeho tujye no kucyo banzuye yego no mu marira menshi yararize birambabaza nanjye numvishe ngize emotion abenshi bari bafite icyizere yuko ari butahe ariko njye nakubwiye ko ni 60 twinjire mu buryo bwa gikristo benshi bati yireguye nk'umeze nk'umuntu kuri abitari ntabwo yireguye nk'umuntu w'umukire. buriya rero iyo ugeze mu mategeko niyo mpamvu umugabo n'umugore bajya kuburana bagatanga ikirego amategeko agakurikiza itegeko rivuga ntibakurikize ibyo basezeraniye mu rusengero sinzi n'uko cyumva. So rero kuvuga ngo ibyo bandeze ngo barabindeze ngo ariko urukiko rubimpamya rwirengagije kanuni z'itorero nta itorero rikorera mu gihugu bivuze ngo iryo torero ahubwo barirebe bakosora amakanoni bavuga ko sinodi ni urwego rw'itorero rya Anglikani mu Rwanda ariko ntabwo rwego rusumba urundi rwego muri Anglikani mu Rwanda nirwo rwego bavuga ko abapasiteri mbere yo kujya kurega bagombaga kumanza kuregera sinodi kandi bakavuga ko abo bapasiteri bareze harimo abapasiteri 3 bo ku rwego rwa diyoseze n'abarayiki 2 ariko sinodi nkubwira akantu gatoya sinodi buriya batubwiye mu rukiko ko igenzurwa ifatirwa ibyemezo kugira ngo tugende itegeko ku tegeko yego sinodi n'ubwo igenzurwa umucamanza baravuze ngo ibyo kuvuga ngo bareze ntabwo bagakwiye kurega bateshejwe agaciro n'ibimenyetso byabo bavuze yuko umuntu wese iyo ni ingingo imwe bashingiyeho bavuga ngo akwiye kuba yafungwa. Ikindi itegeko rivuga ko umuntu afite uburenganzira abantu bose afite uburenganzira bungana yego sitati y'itorero ntabwo ikuraho amategeko y'igihugu y'igihugu kandi ngo kuvuga ngo niba Kabaragasa na Shariye baragiye kurega ntabwo ngo umuntu wese ubonye icyakiri gukorwa yemerewe bavuze ariko baribo bareze nibo batanga buhamya bavuga ko ibyo nta shinge biregura bavuga ko nta shinge bafite kuko hari sitati y'itorero kandi na sinodi itari bizi umucamanza asobanuye neza ko ingingo ya 73 ivuga yerekeye imanza mpanabyaha ivuga ko umuntu wese igihe abonye icyaha kiri gukorwa cyangwa tuvuge n'ikosa nta kibazo yemerewe gutanga amakuru cyangwa se kurega iryo tegeko rirabivuga neza rwose. uti biremerewe yego nibyo ndabyumva reka ni itegeko rya 73 umuntu wese yemerewe gutanga amakuru ku kirego kigakurikiranwa igihe abona ko nyine ari icyaha. Ingingo ku ngingo zishingiweho rero n'icyo urukiko rwanzuye yuko Mugira neza Samuel akomeza kuburana muri gereza. Hari icyo bavuze cyo kwanga bishingizi yego ngo ufite dossier yego bavuze ko umuntu ukurikiranye dossier amanza kwishishozanya ubushishozi kugira ngo arebe koko babantu arabizera yego. Ikindi cya kabiri urukiko rwabivuzeho rero abo baregaga bavuga ko basabye kurekurwa rwate icyo kintu cyateshwa agaciro ego kubera ko ngo baravuga ngo ni gute abantu batubwira ngo ntabwo bemeye ingwate batari no kutubwira ngo murashinjwa ngo barebe ko izo ngwate zitavamo ayo mafaranga nta audit yabanje no gukora so urukiko rero rubyanzura rwavuze ko yashana byanditse mu kavuyo kubera bya bintu nyine nawe urabyizi urabumva aha urukiko rwavuze ko amafaranga y'abega ngo umenye amafaranga nabo nyine byari bimaze kuvuga ikigaragara mu rukiko nyuma y'uko bamaze kwanzura ngo akomeze agumemo byakiriwe gute amarangamutima y'abari bari n'ubundi ntabwo byari bwakirwe neza kuko abantu benshi baje babonaga ari abantu bari ku ruhande rwa Musenyeri yego birumvikana no bari muri background yacu bari kubona ko abantu ni benshi cyane hano baracyahari umudamu we ahise asuka amarira ararira
twari tubyiteze ariko kuko n'ubundi nawe ari umutware wawe ikindi ngo yavugaga ko ngo yifuza kuburana muri hanze kubera ikibazo cy'ubuzima ariko ngo urukiko rwasanze nta cyangombwa na kimwe cya muganga gihari kibyemeza. So rero kuba byakiriwe gutya n'ubundi twabonye abari bari mu rukiko bari ku ruhande rwa Musenyeri n'ubundi bari baje kumva uko bimeze kuko bagisoma ingingo ya mbere ivuga ngo itegeko 73 rivuga ko umuntu wese yemerewe gutanga amakuru hanyuma urukiko gutanga ikirego kigakurikiranwa. Ahangaha abantu bose batangiye guhita bimeza bati yo. So rero birumvikana ko byakiriwe nabi ariko ku rundi ruhande hari ababyishimiye ntabwo bose abatanze ikirego baravuze ati ubutabera kabisa. So agiye ariko nanone urubanza ruracyarimo aracyakurikiranwa ntabwo ari hamwe n'icyaha. Yes, arakekwaho nacyo abantu aracyakekwa ejo n'ejo bundi ushobora kubona ashobora kurekurwa. Ubwo bivuze ngo agiye kujya yitaba afunzwe iriya 30 jours. Nyuma ya 30 jours tuzamenya ibizakurikiraho, usibye ko hari igihe mu Rwanda bavuga 30 jours bikarangira bimaze igihe bitewe n'amadosiye menshi baba bafite. Yes, bitewe n'ubwinshi bw'imanza ariko reka twizere ko urukiko ruzakora akazi kabo. Comment yawe nk'umunyamakuru rero Iyobokamana, ibintu by'Iyobokamana bimaze kuba gatereranzamba. Bimaze kuba gatereranzamba ariko niyo mpamvu leta yinjiyemo kugira ngo irebere abanyarwanda bose muri rusange kandi bizatanga umusaruro kuko ibi birahisoma abandi nubwo wenda urubanza rutararangira ariko birahisoma abandi babone ko n'ubundi leta icanye ku maso iri kurebera umunyarwanda aho biva bikagera kuva ku ntangiriro kugeza ku mperezo. So abanyamadini icyo umuntu yabasaba ni ukwigengesera. Buriya mbere baravugaga ngo itorero riri kuyoborwa n'umwuka w'Imana, riri kuyoborwa n'umuntu ufite umuhamagaro waryo. Uyu munsi rero biragoye kumva icyo kintu kubera ko ahubwo riri kuyoborwa n'umuntu wabyigiye ubifitiye impamyabushobozi. Biraza gutandukana, niho turaza gutangira kubona baryi n'ababirenganira. Bari abaganga b'imitima uyu munsi wa none sinzi niba kiri abaganga b'imitima. Biragoye kubera ko basigaye bavuga ngo tuvuge nka diyoseze ya Shyira buri ifite ingengo y'imari igomba kugeza ku mwaka. Bivuze ngo umuntu uraza n'ugomba gukura amafaranga mu bantu akageza kuri ingengo y'imari. Ntabwo wari ufite umuhamagaro urabukishijwe kuruta abandi. Naho ngaho bitandukaniye, niho mpamvu ubona umwimerere w'amadini n'amatorero wagiye. Icyo kintu bazagikora ubugororangingo bakirebe neza. Tugushimire Didasi. Urakoze cyane. Akoze kubana natwe.